uriya ni perezida udasengeye guhura nawe ra reka mbanze nshushoze ndebe ko ari ingofero niyo aha niwe muraho muraho neza ko tuhuriye hano muri Nyamasheke. Reba nari maze kurenga nanyuze iyo no muri Nyungwe hose cyangwa ugu yose nayigenze none tuhahuriye gute kuri aka kagezi katafite n'ibiti batindiyeho nta ntindo ziriho rwose abantu barambuka bate kuri uyu mugezi. Nta muturage uturiye hano ambwira uyu mugezi uko witwa kweri. hano barasimbuka urasimbuka ubwo nyine ukiyaranja nuko nguko tuhabaye ko mbona ari kure cyane. Ubwo yasimbutse naba akanyerera akagwamo ubwo agira igaruriro bamubona uwo amazi nta mukonkobokana akamutwara. Ubwo ntihamaze abaturage benshi, harabaha hafi, hari abaturuka iyo kure baze gutura ino ariko nta nteguza uwo yanyereye akagwamo bazamenye irengero rye ku isi ya Rurema. mu gihe gishize hari akana kaguyemo karagenda bajya gutangira epfiriya ariko urabona iri haruguru hari ikiraro abantu bajya gucayo hari nk'ibirometero 3 kugira ngo uzakigereho. Rero kuba ko twe tuba turi abagabo turasimbuka kazimiza inga z'inkwende ko basimbuka. Nuko mubigeze murugariza hashyira ikiraro cyo hasi cya beto none mashire n'imodoka zo mu kirere nzabakorera amateka meza. Ndega cyangu ko bagowe Nyamasheke. Yewe iyi misozi yahangaha nuko babayeho nabi bari mu manegeka koko, ariko uwayabateyemo n'ufite amanegeka yo mu bwonko utarabubakiye ibiraro hano buririraho cyangwa bambukiraho. Ubwo abikoreye imitwaro bambuka bate hano hantu. Ibyo ni ibyoroshye wakubwirana ibitaro byacu biherereyeho wakumirwa. Ibyo bitaro se byo bimeze bite? Nabyo biri namanegeka gusa. Ubwo sa amashuri kuvuza ibitaro amashuri ameze ata amasoko yaho ubwo byo byose byabituriye aho abaturage baturiye ubwo cyangwa biri kure naho muri kilometero bigora ababigana. Mbega byose ntago byoroshye gutega imodoka ujya Kigali ubwo turara aho dutegera kugira ngo ubone uko uzatega ujya Kigali kuyivuriro. Noneho impamvu bigoranye ho no gushyira umubyeyi mu ngobyi mugaheka ukagenda musimburana abaturanyi mwese mwakuranwa paka mugeze ku bitaro. Urumva ko nyine nubwo buzima tubayeho. Niyo mpamvu nanjye imodoka zanzanaga huti none ngenza gukererwa iyo misozi ngiye gusubirayo kugira ngo ntahe nabuze imodoka inyura. Mfata ingamba none yo kugaruka mu Kinyarwanda ino hose nzenguruke cyangwa yose ndebe ibibazo byaho. Hose nahazengurutse. Kariya gasozi nakitwa ngo iki kariya hakurya. Amazina ye nta ntiwashobora nyakubwiye wase ugatembagara. Bagiye bahita amazina ngo bakurikije uko kera uko babaga hatuye abantu bakomeye babaga baragabiwe n'abami akahita gutyo gusa. Ariko ngene nagomeje mbona ufite imizingo y'ibitabo aya n'udupapuro nabona ugenda uhereza bari abahinzi bari hariya ntago namenye icyo bishatse kuvuga. Twa dupapuro tw'ikiri kugenda ubahereza nabariya n'abarudakazi natuya twana wabonaga twansabaga ngo natwe n'uturuda duto tutarafatira bose bavugaga bati perezida wa Ruda turakubonye tugize amahirwe turakubariza he tuzongera kukubona dute wadusinyiye hano kano kantu ngo ntituzibagirwe ko twahuye nawe. Niyo mpamvu wabonaga bazana ubupapuro ngo mbasinyireho none nza kwibuka ko mfite umuzingo wa adresse zanjye mbarizwaho. None niyo mpamvu nakuyemo ndabubaha n'abandi baraza ngo natwe duhe. Ahantu hari hateraniye abantu bagera kuri 300 bose barabubonye. Nanjye ubwo uri bumperero. None se ndabona ufite igitabo. Ni igitabo cyane ndabona ari igitabo harebe. Nawe ndibuguhe n'abandi ndaguhubashire mu gihugu hose abanyarwanda bagomba kubona adresse ya Ruda. Kino gitabo rero ukomojeho ni igitabo cya Ruda. Cy'impamvu nziza nyinshi 200. Ni igitabo cya Ruda. Ruda. N'ubwa mbere ibyo bintu byumvise. Ruda.
oya ntabwo ari bwa mbere ubyumvise, ahubwo n'iki ishyaka rya politike rya Barafinda Sekikubo Fred, umusaza w'umunyapolitike w'amahoro yashinze, cyamamaye ku isi hose kandi twagisobanuye no kuri radiyo Rwanda no mu binyamakuru hose, ibyandika iby'amashusho n'iby'amajwi bose barabivuze, ku nkoranyambaga hose birahari, n'abaturage bose barabimenye. Ndeba n'aka gatabo ni kuri wa@ruda.tk, aho yukiritseho kuri interinete uhita ukigeraho, cyose ukakibona kiri mu mabara, cy'amabara originali niho kiri, ugisanga muri Word ukagisanga no muri PDF. Bityo rero Ruda n'ubukombe urakizi koko? iyi Ruda se ndi kubonaho igitabo, niba ni igitabo harimo ikintu kimeze, niba ari ibike, niba ari iki, hakabaho igihanga kindi, hakabaho akandi kantu kari ku ruhande kenda kumera nka televiziyo. Ni televiziyo buriya? Oya si televiziyo, ahubwo iyo ni mudasobwa, kubera isi tugezemo igendana n'igihe.com. niyo mpamvu com babyita communication, ni itumanaho baba barahinnye bakayita com. igihe.com iyo mudasobwa rero niyo ikorana na murandasi, ariyo interineti, hanyuma wabihuza noneho bigakora umuti, ukaba wamenya amakuru yo hirya no hino ku isi, aho isi niho igeze. Niyo mpamvu ubona igitabo cy'abaruda kigendana n'igihe.com koko. None iki gitabo ureba n'ikaramu iriho yandika, ni ugusigasira umuco gakondo kanani y'Abanyarwanda, kuva twakwiga gusoma no kwandika, tumaze kubibona ko ari n'umutungo mwiza utazava ugacika, kuko abantu tubageze mu gihe cya .com, haza za mudasobwa bandika bakirika, none abantu batazibagirwa umuco wo gusoma no kwandika. Twabaruda tuzasigasira byombi, umuco wo gusoma no kwandika, twandikisha ikaramu, twandikisha na mudasobwa, byombi tuzabijyanirana, ntabwo tuzabitererana. Twandike ku mishandiko, mu gihe mudasobwa zizagira ibibazo tuzakomezanye n'amakayi. No kwa muganga bagomba kwandika muri mudasobwa, bakandika no mu bitabo, no ku mashuri bakandika mudasobwa, muri mudasobwa bakandika no mu bitabo, noneho no mu buyobozi bakajya bakoresha mudasobwa, nko ku irembo kuriya, mu gihe irembo rizapfa none bakomezanye n'ibitabo, kugira ngo tugire plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Plan F naho bizaba byananiranye hose, tuzana ubuhinga bushasha bw'akataraboneka. None icyo gitabo nicyo kivuga tusigasira umuco wo gusoma no kwandika, utazava ugacika mu kiremwa muntu. Iyi mudasobwa rero ni ukugendana n'igihe.com, nubwo tujyane n'igitabo ariko tugendane n'igihe.com, iyo kuko niho isi igeze. None iyi ntare ubona, iyi ni intare y'akanwa, ni intare y'ingabo. Abandi uzasanga ku masaka yabo bafiteho intare y'ingore. Intare y'ingore ibikaze, ntikaze ukundi, iraswanyaguza byose, noneho ntabwo ikintu, niyo yaba idasoze yo irica gusa, nicyo imaze, ntabwo ibona ikiremwa cyose ngo gisiga amahoro, isiga icyararitse hasi. Ariko intare y'ingabo yo ihaze, yibera hariya rwose nk'intare ishaje kandi ari insore, kubera itanga amahoro, ni inyamahoro. Niyo mpamvu usanga twakoresheje iyo ntare kugira ngo tuzashobore gusobanura isano riri hagati y'intare y'ingabo n'ingore. Ingore igira amahane, y'ingabo ni inyamahoro. Niyo mpamvu twiyacu ari ingabo. Muzabikurikirane mujye mureba igihanga cy'intare y'ingabo n'ingore aho bitandukanira, none muzamenya. Agasobanuye Perezida Ruda ndagasobanuye ndakanogeje nkaryohereza abo bose. None kuri icyo gihanga cy'intare urabona ko hariho ICI, ni International Class of Intellectuals, ni itsinda mpuzamahanga ry'intiti z'abaruda. Ubwo abo ni abantu natojeje mu gukora indirimbo, bafashe hasi no hejuru, gukora amafilimu bafashe hasi no hejuru, amateatere yose rwose, ikinamico bo bafashe hasi no hejuru. Ni abantu badasanzwe, ni abahanzi batahanzweho, bazi byose gakondo, barayisigasira hose. Namaze kubatoza, nicyo bivuga, ni itsinda ry'abahanga, haba imbere mu gihugu haba no ku rwego mpuzamahanga. Namaze kubategura, ntaho utasanga abaruda n'abarudakazi, n'uturuda duto tutarafata irangamuntu, ndetse n'utundi tuvuka. Rero kuri iki gitabo ibikubiye hano hejuru, kino gitabo bashobora kuzakibona kuri interinete hose, kirahari. Kitangira kivuga Ruda Statutory Information Basing here in Rwanda,
let us all together be together, work together, live together, love one another together, develop Rwanda. President of Ruda Barafinda Sekikubo Fred kigakomeza kivuga nanone Ruda president ni Barafinda Sekikubo Fred. Ruda the best human political party in humanity, mu mutima wa kimuntu ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes. Ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokrasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda, 200 ku rwego rwa Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Ubwo hagakurikira iki gitabo nasobanuye haruguru hariya n'igihanga cy'intare y'ingabo nasobanuye haruguru hariya na mudasobwa hariya, none ukajya ugakurikizaho Ruda mu nyuguti zifashe cyane zirabura cyane, none uga imbere yaho hari imeza yanditseho Ruda bingana na political party. Iyi meza ivuga urukiko gakondo kanani y'abanyarwanda kuko igiye gusimbura ziriya nkiko zose za kizungu, tuzisimbuze inkiko gakondo kanani y'abanyazahozeho kuva kare kose mu bakurambere, zijye zikemura imanza zose ku rwego rwa buri mudugudu. Nta nzego z'ubutabera zizongera kubaho ngo n'urwisumbuye, ngo n'urw'ikirenga, ngo n'urw'ubujurire cyangwa ngo n'ubugenzuzi bw'inkiko. Ibyo ntibizabaho, bizajya birangira hano ku rwego rwa buri mudugudu kugira ngo duce indiri y'akarengane k'ibihekane k'imonogoje. Muturage ajya kora ikosa nimba kurengereye nk'urugero ku isambu yawe dupime metero ze, dupime na metero zuriya, turebe ibyo yarengereye tubigusubize, hakorwa umwanzuro ako kanya. None nta bintu byo kuzengereza abantu babazengereza babatwara iyo kure. Ibintu by'imanza zose zarangira kuri tere. Ukwibye nakwiba iyo telefoni yazajya kwishura amatelefoni atanahwanye n'intoki 5 zayiteruye. Noneho ikibazo kirangirira umwanzuro urangire, akwishure nananirwa kwishura tumujyane mu kazi k'insimbura gifungo. Bakore kuva saa 1 kugeza saa 6, none yitahire ajye nawe gukora indi mirimo yamuteza imbere n'urugo rwe n'umuryango nyarwanda muri rusange n'igihugu muri rusange. Bityo rero iyo dukomeze munsi y'uru rukiko ruzakora rutyo maze gusobanura haruguru, hariya ni ishaka rya politike nyarwanda rizatsinda ku bwiganze. Ruda hano kiravivutse, Ruda niryo shaka ry'ukuri ku mpamvu nziza nyinshi 200. U Rwanda ruzaryoha kuri bose igihe cyose. Rizakuraho imisoro ku butaka, ku mazu, ku basoreshwa bato, ku bana bavutse, kwigira ku buntu, amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza igabanyirizwe bose bige, kuzamurana ku butaka, kongera umushahara ku barimu, abasirikare n'abaganga kubatsiriritse, gusora ugejeje miliyoni 6 z'igishoro ku musoreshwa muto, amashuri, amavuriro, amasoko agasimbura gereza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inteko iraje ya kera gukemura imanza zose mu ruhame rw'inteko nyarwanda gacaca yahozeho gakondo kuva kare kose. Bityo rero email zacu kuri internet mwatwandikiraho, ubwo kwa murandasi ni mukamaro@fbs@gmail.com cyangwa yugarwa@gmail.com, kuri Twitter sebafred@gmail.com. Nomero za telefone nagasaraba telefone ngendanwa nagasaraba 250 7834 28 Rwanda Kigali City East African Community, ishaka nyashaka ryiza Ruda get copyright from original owner. Yego gutsinda n'intego, konte y'umwana izajya ishyirwaho ubwiteganyirize bw'amashuri akivuka,
n'ababyeyi be n'abaterankunga bombi ab'imbere mu gihugu n'abo mu mahanga hamwe na leta. Ruda President Barafinda Sekikubo Fred agashyiraho umukono n'icyemezo cy'abaruda. Bityo rero hari ikindi wongera kuri iki gitabo, gusa cyo nakongeraho nge kisangwa kuri wa@ruda.tk no kuri Facebook ya bara FBS ugasakinga uraza kukihabona. No kuri Twitter hose kirahari, no muri Google Plus. Muri make ntacyo twababuranye, kandi icyo twababurana mwaduhamagara ku nomero ntanze haruguru hariya no kuri website haruguru hariya, hanyuma mukabitubwira. None se kutubwiye ngo uzakore imisoro ku butaka ku mazu n'uvante imisoro, leta amafaranga izakurayo? Urumva zaba leta itagiye gusubira inyuma itazakena? Leta ninde? Ni umuturage nimba mukuriyeho imisoro kudafite igisoro cya miliyoni 6 akore akwakwanya iryo tegeko rikarengera abana, abasaza n'abakecuru, abakene bagakora amasaha 28 bakiteza imbere. Urumva bigiye kuzamura ubukungu bw'igihugu mu buryo butangaje. Kandi noneho abantu bagiye kwihangira imirimo, nibahanga imirimo banavumbure, nibavumbura ibyo bavumbuye tubiteze imbere, noneho twihaza imbere mu gihugu, tubizamure no ku masoko mpuzamahanga, twinjiza amadolari menshi, noneho ayo ajye muri beneri. Urumva tugiye kugwiza. Ikindi umukozi wa leta wakoraga ari umwe amasaha make ku munsi, tugiye kubibyaza umusaruro, tubyaza umusaruro bakora amasaha 28. Uwakoraga umwe ahembwa menshi, uwo mushara tugiye kuwusaranganyamo abantu 4. Gute rero? Umwe azajya akora kuva saa 1 ageze saa 6 atahe, undi atangire saa 7 ageze saa 12 atahe, undi atangire saa 1 za nimugoroba ageze saa 6 za nijoro atahe, undi atangire saa 7 za nijoro akeshe. Wahembwaga miliyoni 4 ari umwe, tuzisaranganyemo abantu 4. None buri mu ajyane imwe miliyoni imwe, none amafaranga agwire muri bose, ifaranga rigere muri bose, turwanye ubushomeri tunabugabanya mu buryo bushimishije, twimakaze imirimo mu bantu bose. None usasanga ifaranga ry'igihugu rigira agaciro kuko rigera muri bose, naho ubu rihembwa n'umuntu umwe, amamiliyoni yose akicwa n'ubukene n'inzara, amafaranga akabaye ari ubwo buryo yaburiwe irengero muri bake, mu maboko y'abantu bake. Ariko ubu ngiye kuyamanura amafaranga agere muri bose. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi ibyo bizatuma ifaranga birumvikana rigera kuri bose kandi rizagirira umumaro bose, ntabwo agiye kubura. Aho imisoro niho izabonekera birumvikana, kandi amafaranga agiye kwinjira menshi cyane kuko ibizakorwa bizaba uwo musaruro mwinshi cyane, tuhite tugemura no mu mahanga tumaze kwihaza, tubicuruze, amafaranga azavamo turunde muri beneri, aho tuzatutsinze cy'umutwe nicyo hasi kandi tubigambiriye. Ubundi buryo buzinjizamo amafaranga mu gihugu birumvikana. Twe tugiye gukora twubake inyubako ku butaka bw'umunyarwanda, nta kumwimura umugira impunzi mu gihugu cye. Wubake igorofa iva hano Kanombe igera Remera bitewe n'ingano y'ibibanza byabo. None buri muntu ahangana n'ikibanza cye, izo nyubako zirenganiye n'ubutaka zibize, none ziri muri kave n'izizamuka mpaka ku kwezi zibe z'umushora amafaranga cyangwa leta, bitewe nabo fatanyabikorwa uko bahubatse. Bityo rero ubwo bukungu buzongera ba mukerarugendo benshi, none bajye ayo mazu bayakodesha bakoramo imishinga itandukanye. Noneho iyo mishinga izavamo imisoro myinshi cyane y'akataraboneka. Ibyo byose usasanga beneri bika menshi, none umusaruro uzavamo tugemure no mu mahanga, tuzana andi madovize menshi, beneri irushaho kubika. Ikindi mu rwego rwo kubyaza umusaruro mwinshi uhagije, twe abaruda n'abarudakazi
itegeko rirengera abakene badafite igishoro cya miliyoni 6 ntibazajya basoreshwa, noneho bakora amasaha yose nibageze igishoro cya miliyoni 6 babone kwitwa basoreshwa, noneho abaturage bose nibahanga imirimo bagakora amasaha 28 nk'uko twabisobanuye haruguru. Hari imirimo izaba yiyongereye myinshi n'imishinga yiyongereye myinshi, noneho hakora abantu bose baryi bagabanyuke, hiyongere abakozi amasaha yose, noneho bose nibakora bafite imirimo tubanyuremo, noneho bageze igishoro cya miliyoni 6 basore. Uzasanga igihugu cyose gisoreshejwe, noneho bose basora kandi bishimye kandi bafite n'ubushobozi bita taxable capacity, ubushobozi bwo gusora. Noneho nitukusanya imisoro uzasanga tubonye ingengo y'imari hambaye cyane gushumbya y'abashinwa n'abandi bose, hanyuma tutangire tugurize nayo mahanga. Urumva icy'umutwe nicyo hasi, amadovize azagwira muri beneri, noneho u Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afurika koko, tutsinde Afurika icy'umutwe nicyo hasi, tugitsindira ku isi hose. Urumva aho imisoro izaturuka, ariko abantu tubaha amahoro bibohore, kubaba ku bwonko, haba ku maboko, haba ku maguru, baturaho bashaka, bakore uko bashaka, bakora ibyo bumva bashoboye, banavaho bavumbura. Ariko we wavumbura udakora, wavumbura utari mu kazi, cyangwa wahora uvumbukana bagenzi bawe musangira ubusa, kuko bitana ba mwana badafite icyo basangira. Ibyo ndabishimye, ni byiza cyane, ariko ngiye mfite ikibazo cy'amatsiko kindi. Tukunze kubona abanyapolitike. Ni ikihe kibazo cy'amatsiko ugize? Abanyapolitike urabahumeka hiki? Dukunze kubabona niba aje akaza avuka icyangugu, akenshi azateza bene wabo b'icyangugu imbere. Ibyo nawe wagiye ubibona. Mbese wowe uratumara mpungenge ki ko abanyarwanda twese tuzibona muri iyo politike yawe? Iyi politike ni nziza, bayita barafindarization. Ni umuntu utagira ngo kana ka mama, utagira cyandakuzi, utagira ruswa muri we, utakundi ntonge ni ukuvuga akana kariya ndagendera ku mitungo, utakunda kwigwizaho ibintu nk'abandi. Simvuga ngo ndateza imbere aha na hariya nsiga ahandi. Iyi ni politike y'igifute ya bose, abanyarwanda bose, abo mu majyaruguru, iburasirazuba, burengerazuba, amajyepfo no mu mujyi w'u Rwanda, umurwa mukuru Kigali. Bityo rero aho twifuza kurenga izo mbibi, u Rwanda turugire umurwa mukuru wa Afurika, none Afurika tuyigire n'umurwa mukuru w'isi. Ninde wigeze ugiraho iyo politike ku isi ya rurema? Aho rero ku isi se nagera mu Burusiya se nkakoresha cyene wacu kirahari se? Niba ari ibyo nanjye nyandika mu gitabo cy'abaruta. Ngiki karamu ngiye, igitabo ngiki kabisa, zaniranga muntu yawe rwose. Uri umuntu w'umugabo. Nomero iranga muntu, amazina ajya inomero iranga muntu, none akarere wayifatiyemo, none nomero za telefone yawe na email kuyifite, birumvikana. Ndabona ubyuzuze navubure n'umuhanga, wagira ngo wavukiye Muhanga. Nuko ubwo ubaye umuruda rwose, ibihe byose n'agapapuro ngaka kakwemeza kode yawe y'uburuda uhise uyibona, kuko urabona ikoranabuhanga ungezeho nanarifite, kode urayitahanye. Biranshimishije cyane kubana nanjye nanditswe mu gitabo cy'abaruda. Ubu nanjye mbaho muruda nk'abandi bose. Rero ubwo ndumva binshimishije, nukumpa rero imyambaro y'abaruda nanjye nkaza nyambara inaha Nyamasheke na za Rusi zose bakambona. So guseka ahubwo biranshekeje. Nagiye nsobanurira abantu kenshi, we ntawakurenganya kuko uri mushasha. Bityo rero kuba ugiye ufashe na kode ni ikimenyetso kigaragaza ko utigeze ufate yahindi kode. Abaruda rero ntitujya tugira imyambaro haba yanditseho ruda, haba yaba ingofero, haba yaba umupira, haba n'ishati yanditseho ruda, nta n'isogisi ndetse ryanditseho ruda, kubera twasanze iyi myenda igira uruhare mu kuryanisha abanyarwanda. Iyo wambaye umwenda w'ishyaka runaka, none nanjye nambaye irya ruda, umbona nk'umwanzi w'igihugu.
ukambona nk'umwana nanjye nkakubona nk'umwana twaje gusanga mu mitwe y'abanyarwanda hari hataragera igihe cyo kwambara imyenda none si ngombwa rwose ubaye umuruda ubu umuruda ku musatsi no mu bwonko none ukaba umuruda no ku mutima none politike y'abaruda ikagutogotera mu rutirigongo no mu isokoro ukajya ugenda wemye wumva rwose ugubwe neza kandi uri umuruda umuruda wese agenda abyiyumvamo rwose si ngombwa ngo abyiyumvishe ku mupira uyambaye cyangwa ku ngofero cyangwa ku isogisi ibyo ntacyo bimaze biteranya abantu gusa ndasobanukiwe abaruda muri abantu basobanutse cyane ndagushimiye reka njye mu kazi murakoze cyane nanjye kankwakwanye ngenda nerekeza iki cyerekezo uyu muhanda uri bungeze hehe urakugeza Nyamasheke noneho hano nari ntarinjira muri Nyamasheke neza uri mu cyerekezo cya ariko n'inyuma y'iriya misozi kure cyane okay biramfashije kubera nariye tize kuva kera ngenda na vewiti n'ahama ubu se iyo baza kuba bagendeza vewiti n'ahama made in Japan hano kino kiraro bari kukisimbuka bate ko nta n'umuhanda w'igitaka na kaburimbo baharuye ngo wenda bazanye tigatige baharurira umuhanda none yo bajya no kutanga gahunda za leta ino ntizijya zigera kuri abatura kuko ari mu cyaro reba ibi biraro byose byarasenyutse ubwo gahunda za leta zigera ku baturage zitereba nta n'amashanyarazi agerayo rwose ino hose basigaye inyuma y'amajyambere ibi birantangaza ahubwo kanihute ubambwira abo bose ngo yambu none kankwakwanye ngende nshobore kugerayo kare none nze kureba yagiye ngarukira nze ku tayiminga ziriya modoka zitansiga zisubire Kigali mu birendere wacu mu baruda n'abarudakazi kandi rwose barankumbuye kubera naraye ino rwose ntongera kurara ino kankwakwanye nirukanke vuba bityo rero abaruda bino rwose ariko iyi mihanda imeze yose ni ubunyerere gusa ibi ni ibiki ko ari ibyaro cyane ko nta terambere nta mashanyarazi nta mazi ya robine amashuri se ari ko mbona tuno tuyira ahantu hatari imihanda haboneka amasoko ya kijyambere kweli hatari imihanda iyo mu byaro hose mu kinyarwanda ubu amavuriro yahaboneka ya kijyambere kweli amasoko se gakondo nabo yo aba bantu baracyari inyuma y'amajyambere uzi ko ahubwo se ko baba mu madegeka ya byose nta maduka ya kijyambere nta ma supermarkets bagira nta nganda ziri hano zikora ibintu bya make ngo wenda abakene nta n'imishinga nta maduka kataza ariyo ino mu byaro hose iki cyaro kino kiracyari kure cyane hano hakenewe rero imodoka zo mu kirere hakeneye n'iyi mihanda myiza nzazana byatingatinga bihaharure kweri ubu butumwa ndaza kubwohereza no kuri wa@ruda.tike none n'abaturage nsireho nomero zanjye za telefone bajye bampamagara bambwire niyo hirya no hino ntarashobora kugera mu byaro hose bambwire uko byifashe nomero ya telefone muzajya mumpamagaraho mwese mu gihugu cyose cya Repubulika y'u Rwanda haba iyo za Gikongoro haba hehe hose muzampamagare nino za Nyamasheke hano hose abo tutabonanye uno munsi mwese muzajye mumpamagara hose ku Rusumo rwose za Ngoma mutazabyirengagiza hose za Bugesera mwese muzampamagare ntahuye ahantu hataragera iterambere kubera kugendesha vewiti n'ahama made in Rwanda zingezeze kure bituma mfindura abantu b'abagabo bakomeze kumbwira ngo iterambere ryageze hose amazi n'umuriro kandi henshi nsanze nta n'amashuri nta masoko nta mavuriro nta bigo bishinzwe umutekano bihari bikaze bityo rero birantangaje kansubira i Kigali nzakora umuti nzababwira kugenda ni ukubona kugaruka ni ukuganira nzabaganirira ibyo nabonyeyo